ariko kuko niba umuntu agukunda niba umuntu ashaka gutera imbere ubundi gute umuntu agira views miliyoni nkuko wari ubimbajije nkaba wamugani na ugize views miliyoni waburamo abantu 1000 baguha desa ariko hari abahungu babivunikiye baraza bakora umuziki bro biraza birakunda kandi nanjye ndi muri abo bantu nubwo umuntu atabimenye ugiye kumira bunguri andi umuntu oye bro mumira bunguri gute se ibintu nkora yabibasha ariko icyo gihe ndumva nka Jepero waga bari muri studio bari kuri recordinga wiyitiki arambwira ati uretse nze reka ngoye Khalfan ngiye kuri recordinga mwe muvugana munapange n'igihe uzazira nibiki birangira Khalfan nkashije ati wowe uririmba mu byongereza. Okay once again twagarutse kuri YCTV akanya gato twari twihayemo agapoza ariko tubazaniye umushyitsi w'imena kuva i Kigali mu Rwanda ni star tuzi kuva hambere kugeza na n'ubu ariko akaba agenda biguru ntege muri iyi minsi ntago turimo turamufatisha neza harimo arasohora indirimbo agashira amezi ubundi tukabona ntago tuzi ko bimeze Mr. Who man turakwakiriye cyane murakoze cyane brother amakuru y'iminsi myinshi big brother man ni meza cyane ndakomeye nishimiye kuba kuri YCTV n'abantu b'abasaza cyane ni imyaka myinshi tutabonana kabisa. It's been a long time ariko ni iki kikugize busy muri iyi minsi abana bagukubise inshuro abana baje mu muziki nyuma abana mwatangiranye kubera ko nawe uri umwe mu bahanzi bo hambere bamaze imyaka myinshi muri industry ariko ntago nibaza imitego wagiye uhura nayo cyangwa ufite izindi business ku ruhande. Bro urakoze cyane ku kibazo mbajije cyiza. Buri muntu agira igihe cye bro. Watangiye bivuga neza ngenda bigura intege nibyo bro ntago nakubeshya ngenda bigura intege ariko nawe urabizi ari igihe hazamo struggles ajyazamo ibibazo bindi umuntu abakurikirana ibintu abarwana nabyo bigatuma atinda gukora bigatuma wenda cyangwa se wanayisoro niba nayikundi ntago urasohora indirimbo se ewe nuko utari umuhanzi bro sohora indirimbo abantu nibayikunde ugahita uvuga uteka mbe ndetse ubundi ndarwana n'iki. Okay mbere yuko mubaza ibindi bibazo banza udukorere mu nganzo suza abafana bawe bari bakumbuye wa muhogo wawe. Brimlow my loot I showed up in boots and learned your black Taff. Last one so I was last one you thought you see there and I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne and I toasted honey we may be through. You never hear me complain 'cause I got a friends in it all places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away and I'll be okay. Oh, I'm not a big on the souls. Gracie fingers sweep on down to the oasis, so I've got friends in the low places. Urakoze cyane ariko nyuma ngo kuva muri discours ngo byarangiye ngo wibyijwe ryandi bumuntu niyo makuru ari hano hanze ngo discours ngo bagukubise inshuro ngo ita wiba ijwi ryandi bumuntu abagabo barasetsa kwibase wakibijwi bro ko ngewe n'abafana bawe duheruka uri muraririmba discours ufite ijwi ryiza cyane ni muri Enoki Who wadukubita kapera kuri za discours zo hambere nabyibagiwe yangana dukubita kapera twumve bro ko nabyibagiwe baba we hip hop muri 2014 byaragiye ugiye kumira bunguri andi bumuntu. Oye bro mumira bunguri gute se nabibasha ibintu akora cyangwa ibintu nkora yabibasha ibyo urabisobanura aho usobanurira abafana bro ntabwo wakiba ijwi ry'umuntu ntabwo bibaho ahubwo ikintu wakora babitiranya urugero ushobora kuririmba nka Bruce Melody bakumva ko uhogoza nkawe ushobora guhogoza nka Meddy bakumva ko uhogoza nkawe bakumva uhogoza nka Debeni bakumva ko uhogoza nkawe ariko umuntu uhogoza nka Debeni cyangwa se umuntu waza kuririmba nka Debeni cyangwa umuntu ufite ijwi nk'irya Debeni cyangwa irya Melody ntabwo aririmba nka ndi umuntu
iryo jwi yarikura hese nandi umuntu ntago yaririmba ijwi nk'irya melody iryo jwi yarikura he buri wese afite ijwi rye buri wese afite kwameza ahubwo abantu ntibakabyitiranya abantu ko bafite wenda amavoko aremereyemo ntago bivuze ko hababayemo kwibana none se ntago uzi Don Williams yari afite ijwi rinini ntabwo uzi Garuse ntabwo se uzi ba Josh Tana bose se bafite amajwi manini none se tuvuga ko bibanye amajwi bro nta muntu wibijwi ry'undi muntu n'abantu bige kubitandukanya izaba ari comment z'abafana kandi nabo bagomba kubaza buri wese agira opinion yiwe ariko se Mr. Who akenshi abanzi mujya mugira ibyo mwitwaza muvuga ngo ntango murakopa ngo ntago mukopa kandi ugasanga kenshi muririmba kimwe usanga n'amagambo muyibana mu by'ukuri ni gute wambwira ikintu cyagukuye muri audio school kubera ko muri audio school wari ufite ijwi ryiza kandi wazamukanye n'abaraperi beza ku gihe cya Taff Gang rero ntago nibaza ikintu cyese kigukura muri hip hop cyangwa abana baraje bagukubita inshuro ba Khalfan baba baraje kinyatrap ziba ziraje nawe uravuga ati reka niyibenge kwishakishiriza iyindi style bro ntabwo ari uko bimeze bro ntabwo ari uko bimeze ahubwo nabwiye ngo buri muntu agira igihe cye kandi bro no kugira ngo ukore ikintu hari igihe umuntu atangira ari umubaji akazasanga ntabwo yagombaga kuba umubaji yes ndashaka impamvu nyamukuru yatumye ureka hip hop disco nabonaga atari yanjye nayibashije kandi ariyo twagukundiye niyo mwankundiye ariko none se ntabwo urabona umunyonzi ukabimukundira kuko gutwaye ubuse bwawe winjiye nibwo ukora cyane nibwo twagukunze cyane bro nawe rero kujya ndakaza ariko ndaza gukora bro oya ahubwo byatumye ukonja cyane kurutaho kuko twe umwihariko wawe twari tukuzi muri hip hop iyo njyana rero waje utuvanga ntabwo twabisobanukiwe iyi njyana irantunze bro iyi njyana irantunze ubuse ari hip hop disco niyo njyana urimo iki cyatumye ni iyi njyana yatumye ugira abafana benshi cyane shayingi inkora yampaye abafana benshi cyane kurusha kandi tubona warakonje mu kibuga narakonje gute kandi mfite abafana ubu ngubu urambwira Don Williams se ninde umuzi mu gihugu cy'u Rwanda nawe ariko ndi kwitiranya gushaka gukuraho cya kintu cyo kwitiranya sorry nari mvugishijwe rero ushaka gukuraho cya kintu cyo kwitiranya ngo umuntu afite ijwi ngo aririmba nka runaka ngo yaramwibye oya none urumva ko FM izagukina igakina na ndiba umuntu birashoboka noneho anayikoraho kiretse batari professionnel noneho anayikoraho kiretse batari professionnel kandi batanayikina yagukina atabona urimo uramukopa oya nandwa nundi barayikina ariko ni urugero batanayikinnye ntago wabarenganya sibyo ntago bacuranga indirimbo zose burase yumvisha indirimbo zawe ntiyumva ko hari umuntu ari abatananzi ntabwo ananzi nta kuntu yabatumva umuntu urimo uramwiga oya ntabwo mwigana bro none se namwiganye ijwi namwiganye ngo nawe nyigana uvuga nkanjye ko ntari umuhanzi nyine ni urugero nashakaga kuguha ngaho uzashaka undi muhanzi amwigane adafite ijwi rinini uri kumva utabyitiranyiriza ku ijwi wumvishe n'ubuhanga bwiwe burenze ubwanjye sibyo nanjye mfite ubundi bwanjye uri kumva icyo kintu yego umuntu uzi umuziki niwe wenyine wabasha kudutandukanya none ni irihe tandukaniro ufite hagati yawe na ndiba umuntu kubera mwese muri ntabwo dusa ujya ku isura se mu muziki ntabwo dusa mu muziki sa nk'uwigana indirimbo ya ndiba umuntu twumva ntabwo nabibasha nk'uko nanjye atabasha iyanjye yewe mba mbona umukopa cyane kandi comment z'abafana niko bavuga aregabo ni wabarenganya bro abonye hip hop byanze abonye hip hop byanze kubera ko twebwe twakumenyeye kuri hip hop icyo kintu tucyumvikanye yego mwamariye iki mwamariye iki icyo twari dushoboye twaragikoze wateguraga show tukazizamo kandi ntabwo twinjiraga ku ntabwo nigeze ngenda n'amaguru cyangwa mburare kwa ko nkora hip hop wowe nyine wagombaga gukomeza ugakora kugira ngo ibyaze umusaruro niba se ubona byanze bro arega hari ikintu birirwa bababeshya abanyarwanda mbabwire hari ijambo rivuga ngo never give up ariko iriya jambo ni ribi gute nanjye sinkubwiye ngo give up ariko sometimes you better give up iyo ubona ikintu utagishoboye bro usubizamo abantu imbaraga ariko izo mbaraga ze mu gihe zacitse nese ubwo umuntu bari kumushyingura bamubwira ngo never give up hari igihe biba ngombwa ko ugiving up hari igihe biba ngombwa kubona ko ibintu utabishoboye hari igihe biba ngombwa kubona ko bisobanuye ko utari ubishoboye ntabwo nari mbishoboye none ibyo urimo wemezwa n'iki ko bishoboye ntabwo nabyo wenda cyangwa ni yamahura oya byo reka nkwereke ni yamahura kindi
kubera ko nabyo urimo urabigendamo bigora intege ubu uheruka gusohora indirimbo ryari hashize amezi ane ane reka tubarane ariko wibuke ko ngewe umuziki nkora n'uburyo nywukoramo biratandukanye nuko ushaka ko mbikoramo twaza ngo nta management ntaki management simfe yuko nta nayo ariko mfite ukuntu ngiye mbikoramo kuvuga no gutaruka uribuka imyaka umaze mu muziki yego umuziki ni iki wakugejejeho cyangwa nawe utangiye kuvuga bya bindi by'abastari ngo bararuka nawe barakuroze bandogira iki se bro kwijwi ryagira ikimeze neza baburozi se babukurahe ibaza imyaka umaze mu muziki reba ba Bruce Melody aho bageze kandi muri generation imwe mu by'ukuri ni iki kintu nizihe mbogamizi wahuye nazo zituma nawe utubaka izina ngo tukone ufata awadi usohokera igihugu nk'abandi reka rero nguhe urugero rutoya ndagusubiriza mu rugero bro ubu ntura ko hano twicaye gira umuntu uhamagara wenda urugero uri Musanze ariko bwa kungu imvura irimo iragwa ariko kuba twebwe itari kugwa ntabwo bivuze ko natwe ejo itazagwa buri wese igihe cyiwe cyangwa umugisha wiwe ugerera igihe cye ntabwo uri bumve ngo Musanze imvura iri kugwa ngo uhite utega ngo nawe ugiye ngo kuko ari imvura iri kugwa ngo nawe ugende uyisange yari ugerayo yahise abo yanyagiye igisubizo cyanjye ni iki bro imyaka maze mu muziki ni myinshi ahubwo mbaza uti umuziki wakugejeje kuki narize wize iki ibyo wize mfite experience mu muziki nzi kumenya agaciro k'umuziki ntari nzi icyo gihe ikindi umuziki watumye menyana n'abantu niba nziranye n'abantu wenda 4,000 mfitiye nimero no bamfitiye nimero twarahuye kubera umuziki abo ndabashimira Imana bro byo ndabishimira Imana sibyo ejo ningira ibyago ndakubaza kwinjiza mu buryo buri financial nizi simbayeho ndarya kubera umuziki umuziki ugeze aho gutunze urimo uragenda mu kamodoka kawe kamodoka ntabwo urakagura arabura ikintu ugendere mu mutaka nk'abandi bose igihe kiragera none se umuntu utangiye acuruza botike uyu munsi yita yunguka nese wumva ukeneye management tugukubitira imeza byibura mbambwire bro management ibonetse si bibi ariko nanone mu gihe itaraboneka ntabwo wirenganya ntabwo wigaya uri kumva nta n'uwo warenganya kuko nta wavukiye kugusapotinga uri kumva icyo kintu imyaka wambwiraga ngo mazemo ngo ubazemo imyaka myinshi ni fresh mfite experience warasibiye ibyo babyita gusibira nese nsibiye wundi se byiza oye umuntu asibiye aba yabaye umuswa agasibira kubera ko mu muziki wasibiyemo ariko ubundi umugabo ubundi kugira ngo umuntu akomere se subizi ko abagomba kubanza akababara arabanza akababara ariko cya gikomere akagikuramo iki inyungu rero byatangiye ubu niko bimeze nicyo uri guteganyiriza abafana bahise gituma twemera ko iyo nyungu igiye kuboneka si ukubaririmbira si imiziki myiza ikindi umuziki wanjye ntabwo bazawumva uza ngo uhitinge iminsi 2 ngo nyuma y'iminsi 5 bawubure bawuhaze urashyira hariya ukumva iyi ngiyi ugashyira hari ukumva yayindi n'ubundi ugaca ku muhanda ukumva yayindi ugacara ukumva yayindi yego nibyo ni byiza kwabaho amahits akubita harakenewe ariko n'umuziki wundi ukenerwa wo gutuma abantu bari buze kumva wenda bari kuruhuka niba ndi gukora country music uraza kuyumva uravuye muri boîte wumvishije jugumira ni nziza ariko mu gihe uraburyamye uri kuruhuka ntago uri bukenere jugumira uraza gukenera indirimbo yanjye ituje iguturisha ikibi byo ni nakubwiraga bya experience ikibi cy'abahanzi cyangwa se cy'abandi bantu turashaka twese ko tumera kimwe yego turashaka twese kwiyumva kimwe ngo niba Melody akubise ikinya kigatwika ngo kongeye nta kubise ikinya ngo gitwike ngo ubwo ntacyo ndicyo oya kuba utumvisha indirimbo yanjye ako kanya wigira ikibazo n'ejo uzayumva nk'ubu mperutse gukora cover indirimbo yitwa Your Man ya Josh Tana yari imaze imyaka 10 isohotse icyo gihe nayumviye nicyo nayikundiyemo yaramfashije icyo gihe igira ikimfasha igera n'ikingezaho sibyo imaze imyaka ingahe 10 sibyo kandi si bivuze yuko ba Chris Brown icyo gihe batatwikaga ariko usinasubiramo indirimbo yiwe numvaga icyo gihe ngo nyumve nk'ari nshyashya nyumva nk'indirimbo yatwikaga icyo gihe nyumva nk'indirimbo yahitingaga icyo gihe twe tugushaka kwitiranya ibintu ndashaka kumera nka Chris kuko ari gutwika cyane ndashaka kumera nka Juno kuko ari gutwika cyane indirimbo ziwe ziri gutwika imihanda
none se ko mu isoko habamo umuntu ucuruza umuceri hakabamo n'ucuruza ibirayi twese ntitujya gucuruza imiceri ubundi ubwo tuzaba dufite iriya soko gende gukora umuziki tuvuga urugero niba uri gucuruza umuceri niwe uri gukundwa muri ino minsi niwe abantu baharaye bari kuwukunda ariko barawurya ntabwo bazahora bawurya wonyine niba arya umuceri wonyine bazashishuka amano ashire kubera barwara indwara zimwe uvuze ku kijyanye n'ubucuruzi nunguka ikibazo cyo kukubaza iyo urebye uruganda rw'umuziki mbere y'imyaka 10 ndatekereza wari uri mu muziki ukareba n'uruganda rw'uyu munsi ubona ubishyize ku munzani ubona ari hehe heza kuruta ahandi kuko kiriya gihe mwari abasani bakeya mu gihugu awadi zari zikiri nyinshi nyuma yaho wazana za gumaguma Salax award wasangaga hari muvuma y'umuziki bitaramo bikubitwa stage zigakubitwa so iyo ukompaye kiriya gihe n'ubu ngubu ubona ari hehe byiyongereye ubona ari hehe byagabanyutse ubu ni fresh cyane ubu biri byiza kurusha kera gute kera hariho ama radios n'abanyamakuru bamwe na bamwe bari barafashe ikibuga bakigira icyabo bakumva yuko umuntu badashaka atari bwamamare bakumva yuko umuntu batari bucurange atari bwamamare sibyo ariko ubu ngubu kera twari tunazi ko umuhanzi yungukira mu bitaramo gusa umuhanzi kandi ugasanga ibitaramo bihoramo abahanzi bamwe batarenga 10 ubizaze kutuvuguruza muri comment abahanzi mwahoraga mubona mu bitaramo ntibarenga 10 nubwo ariko bimeze ariko biratandukanye n'ibya kera ubu byuze umuhanzi afite ahandi hantu yungukira aninjiriza atari ngombwa ko anaza mu gitaramo nkuko ndi kubikubwira ushobora we kutamenya uyu munsi utanze ariko mfite ahandi nkorera ninjiriza uri kumva urugero za Spotify zaraje twarazimenye ikoranabuhanga ryaraje sibyo tujya gucuruza ku ma website cyangwa se ku ma platforms ya danje asanzwe acuruza umuziki ku rwego mpuzamahanga ugasanga n'umuntu w'i Bugande cyangwa se umuntu uri Mozambique cyangwa se umuntu uri i Burayi cyangwa se umuntu uri muri Amerika cyangwa umuntu uri muri Aziya arimo arakumva atari ngombwa yuko bagucuranze kuri radio atari ngombwa yuko yakumvishe kuri radio sibyo za TikTok zaraje ubu ngubu usigaye umenya indirimbo atari ngombwa ko wayumvishe hehe kuri radio mu gihe kera hari abantu bamwe bari aho utumvaga kuri radio ntiwamumenyaga koranabuhanga ryari rikeye sibyo uko iterambere rigenda rikura uko igihugu kigenda gikura mu iterambere ni nako n'ubundi still n'umuziki nawe uri buze kugenda ukura nubwo hakirimo imbogamizi z'abashoramari ariko bagerageza kuza mubona ibyo bagayiri baza bakora bitari bisanzwe kiragiye ntibyabagaho hari ayo mahawadi ariko adafite cyamaze amuyoboke bari bahari ariko ariko nyinshi za kina music ariko nta bakire yafashaga abastari uretse ntabwo twigeze n'ubu baracyaharabo ariko hiyongereyeho n'abandi kiragiye no bari bahari bonyine ariko ubu ngubu baracyahari hiyongereyeho n'abandi urumva ko ubu ni byiza kurusha mbere okay kugeza ubu se nizihe mbogamizi zo murimo murahura nazo muri industry ya music imbogamizi rero hari n'igihe n'abantu nabo bazitera nk'ubu nkanjye nshobora kuyitera kuba nkora gakeya nk'uko wabimbazaga wenda ngiye nshobora kwitera iyo mbogamizi kuko nakoze cyane abanyarwanda nabo barasobanukiwe nshobora gukora indirimbo mbi wakoze indirimbo nziza abanyarwanda basigaye bayikunda uri kumva hari n'igihe n'imbogamizi tuzitera kera habagaho imbogamizi ngo abanyamakuru ngo bakaruswa nubwo nta wayinyatse nubwo ntawe nzi wayinyatse ariko hari uburyo yakugora gukumva ko ashatse kuyikwaka sibyo ariko ubu ntibikibaho umunyamakuru ashobora kukwima interview wowe ukagenda ukitwikira kuri TikTok haba haje abacuruzi bazi icyo bashaka sibyo umuntu ashobora kukwima interview muri izo platform harimo izatangiye kukwishyura ziguhemba ukwezi byibura oya ngewe nakoze urwanjye nakoze urwanjye rwitwa Hopwin kiraho indirimbo ukayigura igiceri cy'ijana niyo mpamvu nyine mba nshaka ko n'umuziki wanjye wakoze platform ya indirimbo igura igiceri cy'ijana ariko hari n'izo ngurisha sense hari n'izo nagurisha truas hari n'izo nagurisha des
bishobora kuba bitarakunda neza bitewe n'uko ntabwo ugurisha izawe cyangwa urabaninga bisanzwe ngurisha izanjye kuri iyo platform n'abandi bahanzi babishaka baza bagashyiraho nk'uko ushyiraho kuri Spotify ukaba wayigura ariko habayemo imbogamizi zo kuba abantu batarabyumva neza umuntu ababiretsemo gakeya ariko n'ubundi mu kwezi kwa 9 izaba yagarutse ku murongo umuntu yongera gushyigikira ntago ari itegeko ariko umuntu ashaka kugushyigikira kuko no kuri YouTube azajya yisangaho ariko kuko niba umuntu agukunda niba umuntu ashaka gutera imbere ubundi gute umuntu agira views miliyoni nk'uko wari ubimbajije nkaba wamugani na ugize views miliyoni waburamo abantu 1000 baguha desa ngo ubona yandi ya audio biragoye kubabura iyo babonetse habura iki ngo ube wasohora byibura buri kwezi nyine ntabwo bari kugura ntabwo abanyarwanda barakorerwa ubukangurambaga ku bijyanye no kuba bateza imbere abantu babo ariko nabyo bizageraho kuko naho twaturutse ni kure ntabwo twari tuzi ko nibyo tugezeho ubu tubigezeho ntabwo twari tuzi ko umuhanzi w'umunyarwanda uzamwumva mbere y'uko wumva Roriro na baragadura byuka ibintu bakoraga ariko hari abahungu babivunikiye baraza bakora umuziki bro biraza birakunda kandi nanjye ndi muri abo bantu nubwo umuntu atabimenya kugeza ubu se wowe nta management uraho ubona cyangwa no kutayikeneye byibura ntayo ndayibona ariko ntawanga ibyiza iyo ufite umuntu w'umujyanama umuntu kuba hafi akagufasha ntawabyanga ariko manager babaye benshi cyangwa usanga kenshi ari imyitwarire idahwitse wenda udashoboye kumvikana n'abantu ntawaje ngo tunanirane bro uri umusinzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa winywera n'ibitabi murabakunda wasanga winywera n'ibitabi ukajya mwirirwa geto ngo muzahitinga kandi mukunda abasinzi bro hari igihe abasitari benshi iyo akoze izina gato yayumva yagezeyo Mr. Who tukuzi ko hari igihe wigeze kugira izina ndabyibuka ku gihe cy'umugenzi Jay Polly mujyana mu ntara stage yose ariho muri kumwe hari n'igihe nigeze kubaho inkuru ngo ugiye kwinjira muri Taff gang igihe Jay Polly yarayifite mu biganza ese byarangiye bitubundi tugaruka inyuma gatoya byarangiye bitabaye habuze iki cyangwa byari igihuha oya naho byari igihuha gute se yabivugiye kuri radio icyo gihe ahubwo habamo imbogamizi ko umuntu ari mu ntara kera abantu babaga mu ntara cyangwa se kumva umuntu aba mu ntara na n'ubu niko bikimeze cyane niyo mbogamizi umuntu wo mu ntara ngo nta kintu yakora kandi mu ntara hari impano bro hajemo imbogamizi ni mu ntara ngo uraza tugiye studio akama abahungu ba Khalfan bakamvugisha ati turaje tukubwire birangira bitabaye ba Khalfan se kugeza ubu murahura mugaciringa mukibukiranya amateka yahashize ntabwo twibukana usibye ngewe umwibuka ko dura nkamutera chance ariko ndabyibuka ko ari mu bantu tutabivuganaga neza ngo tubinoze kandi byari byarangiye ko ngomba kujya muri Taff ntabwo ari uko mutibukana wenda ntabwo mwabyumvise kimwe njye ndamwibuka niko nkubwiye ariko icyo gihe ndumva nka Jay Polly bari muri studio bari kuri recordinga wiyita iki arambwira ati uretse nze reka ngoye Khalfan ngiye kuri recordinga mwe muvugana munapange n'igihe uzazira n'ibiki birangira Khalfan nkashije ati wowe uririmba mu byongereza cyangwa n'izarengeza abasitari nazo zibaho zirashoboka ntawamenya ariko icyo kintu nk'uko nabikubwiye n'ubwa mbere nyivuzeho ariko ntabwo byagenze fresh icyo gihe kwakubwira uri mu ntara uririmba mu byongereza tuzavugana ahita kuva icyo gihe biba biranze umunsi Jay Polly yari afite launch na Maji the Black i Remera kuri Petit Stade nabwo twapanze ko ndi buze ari bunanyereka itangazamakuru icyo gihe birangira nabwo byanze narageze yanga kunyitaba ariko reka icyo kiganiro tukiyorere bro cyangwa babonaga uri kavantara sha byanashoboka ariko ntabwo narenganya Jay Polly njye abo ndenganya ariko Khalfan nawe ntabwo yari afite ubushobozi ntabwo yari afite asanga baragukubita niwe yabahaye uburenganzira bw'uko tuvugana ngo abikurikirane urabizi yari ari bize umusaza okay ariko reka tunabyorere tubiveho bro
katubiveho mwibukije akashize urumva umutima n'umusaza mise utagenze neza it's okay Imana imuhiruko ridashira man kandi yakoze ibyo yarashoboye mu gihe none se Mr. Wu kugeza ubu niye plan udufite muri iyi minsi kuko urabona abana barimo barigaragaza bari kuri speed iteye ubwoba for sure plan ni ugukora ariko nyine byandi nakubwiraga nyine bitewe n'isoko ryanjye cyane abantu banje nkorera nta pressure nukomeza mbakorera byandi bidasaza ubu nshaka kumvisha indirimbo yakoze 2019 ukayumva ukumva ni cyashya kubera iki ntago wayumvisha imihanda yose ngo uhite uyihaga ari utaranayumva uzayumva ejo akumva ari sawa akabazo k'amatsiko abantu baririmba iyo style baba bari romantique bagomba kuba bafite abasheri ese ubundi ufite sheri cyangwa ufite fiance bro rero icyo kibazo kugisubiza cyo kirangoye hari igihe umuntu aba akiri kwishakisha baracyari shene n'urahitamo abasitari ngo murya abana mu mujyi wa Kigali ndi umusitari bro uri umusitari uri star ahubwo urenda kuba agent utari waba star wapi bro bitewe n'igihe umaze muri industry wallahi urenda kuba agent utari waba star akuzi kumara igihe kinini bro uzi nk'amasomo mba mfite ahubwo wowe baranyuzeho bakaza bakazima mbareba batagikora bakabivamo none se ujya ugeze igihe ukamuririmbira nko kuri anniversaire byibura kuri event ukamuhogoreza fresh kubera ko umuntu uririmbira benshi nawe yatereta ngo muvemo aho hari umwe uririmbira benshi uracyafite isheni umuntu wese ufite ikirori kiri private ndamuririmbira abe mu bukwe anniversaire abe hehe hose I sing that's what I love. Okay none se Mr. Ungagira icyo ubwira abakunzi bawe rero icyo uri kubateganyiriza muri iyi minsi kugira ngo babashe kubaho bategereje atari ko ari bya bindi by'abastari muza mukatubwira ngo album iraje ngo EP irasohotse ngo indirimbo nshyashya tugategereza kandi nitubibone no gukora ariko nanakora uburyo nizo mfite babanza kuzimenya yako ntago barazimenya kandi uzajya yimenya nubwo nakoze 2019 azajya yumva ni nshyashya kuko umuziki ngiye nkora ntabwo ari wa muziki nyine mwe nahoze nkubwira uzumva weekend esheshatu gusa umuziki nkora uzarinda usaza ukiwumva. Okay nihe message wahereza abanyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye muri rusange bro bakunda umuziki bawushyigikire bawushoremo ni ibintu bisanzwe basigaye banatangira kugenda babigaragaza nk'iyo hagenda haza abashoramari tubona bari kugenda bashyira ibintu ku rundi rwego n'abandi nibatinyuke na ministeri bishyigikire nko muri Tanzania turi kumva Diamond muri Nigeria turi kumva ba Wizkid ibintu bari gukora barema ibintu bari gukora ba Burna Boy ibintu bari gukora bari gushyira igihugu cyabo kuri map ariko by the way abantu nk'abariya babahuruhe rugero ngenderwaho iyo ureba Nigeria uburyo umuziki wayo umaze gutera imbere kandi ndabyibuka ari nko mu myaka ya 2005 2006 Nigeria nta bahanzi benshi bari bariyo Tuface niwe ngira ngo umuntu wa mbere waje mu barigent ba Nigeria kandi icyo gihe Uganda yarakoraga yari ifite amadancehall meza bakamiliyoni ba Mr Nice barazamukaga Koffi Olomide wari uzi ko Koffi Olomide yajya gusaba korabo muri Nigeria biraterwa n'igihe binaterwa na population y'igihugu cya gihugu gifite population nini abantu barenze miliyoni 100 bakuzi nyeka yuko abandi niyo batakumenya abantu barenga miliyoni 100 niyo bakuzi barakumenyekanisha no mu bandi ariko na ministeri zaho cyangwa se n'ababishinzwe nabo babigiramo uruhare barabashyigikira mu buryo bugaragara rero no mu Rwanda birakenewe ko population yacu idahagije cyane nk'iyo muri Tanzania cyangwa nk'iyo muri Uganda cyangwa se nk'iyo muri Nigeria ntago twakwigereranya nabo ariko bitewe nuko no mu bindi bikorwa cyangwa se no mu bindi bintu runaka tugenda dutera imbere kurusha n'ahandi mpamya ko no muziki babiteje imbere byakunda baragerageje muri football ntago bigera kure cyane ariko baragerageza barabakora uko bashoboye ariko bagerageza no muziki barebe bashore ubwo wenda leta yacu no umubyeyi natwe igomba gutekereza industry ya music muri parliament turebe ko hari icyo
byatanga kandi hatari babandi babigumana ari bamwe gusa kuko n'imbogamizi zikunda kuba wari igihe usanga ibintu ari abantu bamwe babirimo gusa ugasanga nko mu muziki abantu baraba kuri stage ari 10 cyangwa se ngo bari i Kigali gusa kandi Rusizi hari umwana uzi kuririmba, Nyagatare hari umwana uzi kuririmba, Kirehe hari umwana uzi kuririmba. Njye nibaza n'ama competition yirwa azenguruka igihugu icyamara biranya n'undi bitabaye ubundi bira bintu bigenda bite tukabona ngo bagiye Nyagatare nta muhanzi turumva waturutse Nyagatare ngo aza twike ari butaha tayi Nyagatare bose turakibereye Kacyiru Biryogo bwese bagomba kwegera ikibuga ngo nuko buri Kigali gusa nabyo biracyagoranye ariko ntabwo wabirenganya reba n'imyaka tumaze tubikora ntabwo ari byinshi ugereranyije n'ibindi bihugu rero nta uvuga ngo izuri ngo byariko bizakunda Mr. Huja Brace urakoze cyane ubwo bisigaye ni muri comment z'abafana bawe ibyo bagusaba tugomba kubikugezaho kandi ukabikurikiza kandi ukore cyane nga dukubita kapera kuri danje udusezeraho iyo mbonye buke mbifata nka chance iyo ni chance hano hanze kubaho ni danje iyo kwaje kubaho ni danje kwaje I've been there for so long nauze hitting akodo nanjye nkorera ubukaro mvane na mere mu cyaro maze murinde struggle muvane muri izo haso that's my brother man. Yeah, see you then.